nakabeho gusa katumere nabi ariko ubuzima busanzwe turi amahoro turashima. Hanyuma ndabiyegereje kwitabaza Family TV Show, umwegere mu biganiro, mutere udutebe turebe, buri wese ahari turamwegereje, abo bwije n'abo bukeye tubahaye mwiriwe, abandi tubahaye mwaramutse. Hanyuma n'ababuze ababo, n'abagwajije, n'abagize ibibazo bitandukanye tubahaye pole, mwihangane. Hanyuma turi kumwe n'umuvandimwe, turamusaba abanza twibwire kugira ngo tubane nawe mumuzi, kandi turamwegereje hano kwitabaza Family TV Show ngo yegere. Hanyuma watwibwira kugira ngo tubone uko dutangira. Mwiriwe neza inshuti za Itabaza Family TV, turabashuje mwese aho muherereye mu bihugu bitandukanye, mu mpande enye z'isi zose turabashuje. Amahoro y'Imana abane namwe, abameze neza mukomeze mumere neza, n'abatameze neza nabo mwizere Imana biraza kugenda neza. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo bikaba bigahinduka, isi niko iba imeze. Rero turabiyegereje muri kano kanya ngo muze mubane natwe, muze tubane hano hantu, ibyo tugiye kuvuga tubisangire twese. Hanyuma amazina yanjye yitwa Aime, tuye hano Merukeri. Urakoze kubana natwe. Mwakoze cyane kutwibwira hano kwitabaza Family TV Show, turakwegereje. Abasangwa muramuzi, si ubwa mbere aje hano, ndetse n'abashitsi arabibwiye muramumenya. Hanyuma tugiye gutangira ikiganiro cyacu. Uyu munsi natekereje ko tuganira hejuru y'ubuzima busanzwe tubamo. Uyu munsi natekereje ko tuganira hejuru y'umubyeyi wapfakaye cyangwa se wapfushije umugore, agashaka undi mugore. Urabona hari igihe umubyeyi aza ashaka agapfusha umugore afite nk'abana batoya, bakamusaba ko yashaka murumuna w'umugore wiwe. Ku rwawe ruhande uzubona ari byiza cyangwa sinzi uko ubibona, wowe ubibona gute? Ashake murumuna w'umugore we wapfuye, mbese muramu wiwe. Ku rwanda ruhande ndabona atari byiza. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ko mukuru wawe apfusha umugabo, nurangiza ugende ngo ugiye kuba umugore wa mukuru wawe. Ibyo bintu atari byiza. Hamwe ku ruhande rwanje ndumva atari byiza, ariko ku rundi ruhande wenda bari nko mu kigero kimwe, wenda bakurikirana n'uwo mukuru wiwe, bakurikirana, wenda baba bashaka kuba nka sayizi imwe. Ashobora kumushaka, yamufatira abana neza. Abana ba mukuru wawe ni nk'abawe, aba ari nk'abawe. Abafata neza, abafata nk'umuntu wababyaye, akabitaho nyine. Bitandukanye n'uko yagenda gushaka ahandi, ashaka gushaka umugore nyine kubera ko nyine abo bana atababyaye, wenda ntabafate neza nk'uko nyine uwo mugabo abyifuza. Ariko nje kumva mukuru wawe arapfuye, warangiza ukinjira muri rwa rugo umubwiye ko ugenda ukumva atari byiza. Ku ruhande rwanje si byiza, ntabwo ari byiza. Wowe urabyumva gute? Njyewe naje sinza mbona ari byo. Njyewe bitandukanye n'ibyo, nuko byumva. Ashobora kumushaka, nta kibazo. Nje numva nta kibazo bamushaka mu rugero, sinzi. Kimwe nuko ushaka umugabo ukuze, kimwe nuko ushaka umugabo mutoya. Ndumva aho byategwa n'amahitamo y'umuntu. kandi bibaho cyane.
ariko impamvu njyewe nza mbona ubwo si uko muba mwakundanye kugira ngo mushakane? hari igihe wowe wogira ishaka rya mukuru wawe ukavuga ati njyewe nzamurerera abana banje. je nshobora kuba mufasha wenda bakiri batoya ukazashaka undi mugabo wanje nyine atari uwo mukuru wanje, mba numva nk'aho ari nk'umugabo wa mukuru wanje kandi kubera ko nyine biba byarangiye yari uwiwe agapfa. nawe buriya wamushatse wowe ariko wonamufasha utamubereye umugore. none se ntiyo baguhezaga ngo ubarere ntiyo baguheza ngo ubarere ngo uzobajane we wo kwicara ukareka kuzashaka ukazabarera? sinyobarera se ntihari abana bazakurira kwa nyina wabo bakabarera kabiwe bamara gukura bakabona kugenda nyine nabo. hari igihe yo kwanga akavuga ngo njyewe abana banjye ntibazoja kurererwa mu wundi murara washatswe kuko ntabashaka ko murerera abana. aho yaba bishaka ariko kujana abana mu wundi murara bikamubangamira. yaba ari ukugira nyine ngo abana babeho neza bareke kugira umubabaro wa nyina, kandi n'uwo nyina wabo wenda baba bamuzi kubera ko aba ari nyina wabo wenda azagera aho ngaho. je ndumva nyina wabo baba bamuzi kandi bo kwisanzura kuruta uko bo kwisanzura kuri nyina wabo mukase. hamwe bizaba byiza hamwe ni byiza njyewe impamvu ari byaba byiza ku ruhande rumwe ni uko wenda nk'umugabo ari we wabihisemo yarakunze uwo muryango. ndahamya ko abana batosa n'abahinduriwe kubera kuko nimba ari kwa nyirakuru bajaga n'ubundi bakomeza bakajayo kandi ataragushatse wowe murumuna w'umugore. nyine mva nkubwire hari igihe wenda ushatse mu undi muryango zoza bikugora kwisanga kwa sobukwe ku ba sobukwe baba babaye babiri. iyo umugore apfuye agasiga abana nyine n'umugabo b'abana barakomeza bakaba nimba nyirakuru akomeza kuba nyirakuru ntabwo bihinduka ngo kubera yashatse mu wundi muryango. kuvuga ku ruhande rw'umugabo iwe ashobora kutisanzura nk'uko yari yisanzuye. yo kwisanzura kuko nanone ni amaraso nanone yahahandi. njyewe ku ruhande rwanje rimwe na rimwe bishobora kuba byiza ariko kandi ahantu mbona ari bibi urabona akenshi abana bapfushije ba mama wabo bakunda kugira akantu akavuga ngo si mama. birumvikana none se nyine ntaba ari nyoko akavuga ngo uyu asimbura mama. kurumva wowe waraje uri nyina wabo uvuga ati nje nzabarera nk'abana banje ugakorana n'abana kubera kuko abana ntibaza banganya nyina ngo kubera ko ava ahandi cyangwa se ari undi muntu bagira akantu ko kuvuga ngo mama uyu arasimbura mama. biraterwa nuko aba yabareze biraterwa neza ariko umwana ntanyurwa kubera ko nyine hari akantu afite ku mutima ko yabuze nyina. ariko washitse ukabereka urukundo ukabarera neza barashobora kugutora kandi bakagukunda. urumva nyine ahantu ariko ntubona ko kuriya umubyeyi acaha umwana wiwe nyine yibyariye hari ukuntu nyine mukaze umucaha agahita yumva ko atari nyina amucashe kubera atari nyina kandi bikamubabaza kimwe nuko mama wakuzaye umucaha nawe cyangwa se akanagukubita. ariko yagukozeho akagukubita uhita uvuga ko kubera ko atari mama wawe. biragoye ariko ikindi kintu kibabaje hagati aho ku mukobwa wagize ishaka rya mukuru we cyangwa se murumuna we uko byaba bimeze yashika abana ntibabubuke bakagira agatima. abana bose siko bagira imitima myiza bashika bakagira ka gatima ko kuvuga mu busima. nje akenshi ntekereza ko aho ngaho n'umukobwa witangiye mukuru we atoshira agahinda aho handi kandi hari akabazo. aho handi nabo bakavuga ngo si nyina n'ubundi ntabwo bari nyina. kumva nibyo bibabaje cyane kurusha uko yozana undi mugore nanone akavuga ati ntibankunda kubera kuko ntari nyina. noneho bibaze bakwanza uri nyina wabo
we waranze kuja ahandi ukamwita ukavuga ngo ukabitangira uramwitanga washika bakamuha ngo si mama kurumva ukuntu kandi bibabaje nyina w'umuntu nyine nta kimutsimbura nubwo wowe uva indi imwe urumva nyina w'umuntu nta kintu na kimwe gishobora gusimbura nyina w'umuntu jewe kugwanje ruhande wo kwemera oya sinokwemera kubera ko shobora kwitanga kavuga ati reka mpisha aba bana gahe mbese mbitangire ku buryo batazogira akandi gatima bumve ko ndi nyina none se wobibahisha gute oya ndi wobibahisha ariko hari ibyo wokora nyine ukavuga ati aba bana nzabitaho icyo bazabura nzitanga nico kimwe rero n'undi wundi nyina wabo wundi yo mushaka nyina wabo wundi yovuga ngo ni ibisanzwe ariko noneho nyina wabo uvukana na nyina iwe agira agahinda gakubye birumvikana ariko abana aho kuvuga ngo nje uko biterwa n'uko wabitayeho abana ntabwo bapfa kukwanga gusa ntabwo bapfa kukwanga gusa biterwa n'uko babafashe n'uko wabiyereza oya baragukunda ariko nyine ukabona waje aba ari agahinda k'umubyeyi njyewe sinoshaka umugabo wa mukuru wanje nanje ntibibaho ntabwo bibaho nyine bibaho ariko bibaho cyane sinobyemera ahubwo ubwoko bwacu buzaba bikora cyane barahari ukamuvuga ngo umwana wari ufite kuzashakwa akama asubira aho mukuru we ahubwo bimubanje biteye nk'agahinda ukuntu biragoye nyine nubwo warakunze wa muryango ndumva uvuga ngo usubireyo nyine oya nyine ndavuga wa mugabo nubwo yaba yarakunze wa muryango yashatsemo umugabo kandi akawusubiramo hari igihe ndagira ngo abiwabo umukobwa aribo bazabisaba umukobwa si bakamapfa kwemera gutya gusa barabiganira agakemera bakabaza umuhungu nimba y'umusha sintekereza ko umugabo ari buze ushobora kugaruka ukamugaruka ni nkaho none je numva ngaho ari nko kuri force ko nta rukundo warakunze uwo muryango oya ko ndavuga wowe mukobwa kugenda kuri uwo mugabo wa mukuru wawe urumva haba harimo urukundo cyangwa baba bamutegetse n'ibyo bindi bya kinyamurenge bakagutegeka bakaguhitiramo none se mu banyamurenge ntibazahitiramo umuntu kera siko babikoraga nuko ari ubu nyine abe n'ubu biracyabaho akavuga ngo ntagende ngo aje kurera abana ubu ngubu ntibikibaho cyane ariko mbere ho ni nkaho ryari itegeko byari umuco kuguhitiramo mbere sinzi uko byagendaga ariko abantu nza numva nje kigo icyo kintu nza numva kiremereye cyo kuguhitiramo oya cyo kugenda kwa mukuru wawe ngo uje kurera abana ikintu kiza kintera ubwoba ni igihe abana babona wimara ukumva wabitangira ugakora iyo bwaka bakubwira nyine ngo bishime ariko nanone utari nyina bikanga bikaza icyo gihe wowe baba barakurusha ntabwo bigira ntabwo nanone ushobora guhinduka nyina w'umuntu keretse wenda yarabasize ari batoya bataramenya ubwenge ariko wowe ukura ahubwo abana basanze bafite ubwenge akenshi baza bagerageza kwirinda abana bakuze bagasanga bakamenya ko utari nyina nyuma baza kuguhinduka nabi cyane gutese umenye abantu baza batwica ubundi bintu ntabwo umuntu ari buba mubi undi muntu ukubwira mubi arakubwira ngo ese ngozo nurari nyoko ariko nanone nta kibi wamukoreye umwitaho ukamukorera ibisabwa byose nubwo abandi bakubwira kandi ariwe mubana mu nzu ibyo ngibyo ntabwo wari byo ugenderaho nta kintu kibi yagukoreye mubana neza agufata nyine nk'abana be yabyaye urumva wabigenderaho ngo bakubwiye bishobora kubaho gusa yakubwiye n'ababyeyi bafata abana b'imfubyi ikintu kigoye ni kuriya nyine ushobora kumucaha iwe agahita yumva ko atari nyina agahita avuga ngo iyo aje kuba ari mama ntabwo ibyo ni ibisanzwe uzorebe icyo kintu ahubwo kibabaje na wa wundi umufata neza nanone
ugasanga ni hahandi. oye ibyo ni bisanzwe uzorebe n'undi mwana wese utari mwa mama we upangiwe cyangwa se uri ahantu runaka ko hatari mama we uramucanga nk'umubyeyi kandi wabonye ko ari ikosa kandi ukabona n'inshingano ariko iwe akumva wabimubwiriye kubera indi mpamvu akavuga ngo uramwanga se cyangwa se kandi woceceka nabwo hakamubaho ikindi kintu bakavuga ngo ni ukumwanga nuko ntuzumubwira ntuzumwigisha ntumwitaho ugasanga rimwe na rimwe hari ukuntu umuntu aza yifata bikaba impamvu ariko wanavuga kandi bikaba impamvu abantu ntibagira umushobora ariko hari igihe uje nko gupanga nk'ahantu ukasanga nyine hari umukobwa muri mu rungano muri mu kigero kimwe ariko ugasanga niwe bahora babwiragira gutya iwe mbese iwe ntibimureba kandi muri abakobwa murangana icyo gihe nyine uhita umenya nyine urwo rugo ukuntu ruteye uhita umenya ko bari kukubonera nyine kubera nyine atari iwanyu ariko iyo muri mwembi bakaguha akazi kenshi iwe ugakomeza akicara ugakora akazi kose umunsi ku wundi iwe ntakora akazi uhita umenya ko nyine bitameze neza umenye ko umwana uri nk'aho hari igihe nyina yoza akamusubiza akamubwira ngo se kutakoze iki akamubwira ngo ntumvaga ntajusha ariko uri utari mwabo tiyosubiza nyine none se uwo nyine iwe kucyo ntamubwira se runaka iyo uzakomeza akora akazi wenyine wewe ukomeze wicare urumva ari umuboyi wawe uwo nyine umwihorera ngo yamushubije nawe ntabwo aba ari mwiza aba akeneye kukuvunisha uwo nyine ntabwo aba ari mwiza umugore mwiza n'ubwira abana bombi akababwira ngo mwakora iki undi akora iki mwembi mugafatanya kubera ko muba mungana muba muri mu kigero kimwe mungana mwembi mugomba gukora ariko ugasanga ni wowe wishwe n'akazi wewe wenyine ubundi waricariye ngo ni mwabo jewe umwana sinomugaye uwo mukobwa wo muri iyo nzu sinshobora kumugaya ashobora kukubwira jewe nogaye ababyeyi biwe hari igihe ashobora kuko nibo batamubwira nyine kandi babona ari wowe wenyine wawukora urakora byogeje ijombo ukoze akazi kose ko mu nzu buri munsi we gusa akama amanika ukuguru ku kundi agafata remote buri munsi none se jewe sinyogaye uwo mwana kandi sinyona mu breminga jewe umuntu uvuga ko ari mubi ni ababyeyi be bamwihorera kuko wagiye gupanga muri iyo nzu usanga ako kazi ko mu nzu kaba karakujanye wenda uba waragiye ugiye ku ishuri kandi ufite izindi nshingano ugomba gukora ntabwo ari ako kazi ko mu nzu gusa kandi bapanga urabizi ntabwo upfa kuja ku ishuri gusa udasize ukoropye inzu cyangwa ngo ubuze ivyombo usiga ukoze kimwe ibindi ukabikora uvuye ku ishuri wogarukira usanga nta biryo bagusigiye biragoye pe jewe ntabwo umwana wanje yopanga none byaramutse bibaye ngombwa ntibishoboka kubera ntabwo njewe nojana umwana wanje kumupangisha niko njewe nza nyuma hari igihe utobishaka sinobona amahoro ntabwo nobona amahoro bigashika none sinobona amahoro kamasigara ngo yagiye gupanga ahubwo wamwohereza mu kigo udafite ubushobozi afite se wabo ufite uwo mwishurira cyangwa se uwo muhicungu abagabo se bagira ikibazo ga n'abagore so wanyuma ari umwana mwiza ariko ugasanga umugore wiwe ugasangaga umugore wiwe ntagukeneye wenda cyangwa ntakwishimiye asa nihe mpamvu batazaba bishimira abana babake babo n'abana babake babo se umwana uwo ari we wese w'umupanga atari kuvuga ngo ni mukeba wiwe cyangwa ni gute ntabwo usanga amwishimiye nk'uwiwe kandi yaramwemereye iryo cumbi ariko ugasanga ntabwo ari kumubona neza sinzi nihe mpamvu kandi wenda tubwire impamvu kandi wenda ugasanga siwe uzi unamwishurira n'iryo shuri kiwawe wenda habaye impamvu noneho ituma bakwishurira muri iyo nzu wowe ubyishura bagukoresha imirimo yo kubyishura waza urara gukora mu gace ariko barabishurira ariko nk'umugore wo muri iyo nzu ntabwo baba babyishimiye njyewe niko nza ntekereza ariko nyine arakureka nyine none ndushije umuntu ubushobozi
ndushije muramu wanje mukuru ubushobozi cyangwa se mutoya bikaba ngombwa ko mvuga ati reka nitange nishurira umwana wiwe arabikora cyane kubera ko umugore wiwe aba yumva bitari ngombwa kandi akaba yumva byamuremereye ukamusanga nyine yikoreye umutwaro kandi ushobora kubikora ejo n'ejo bundi umwana wawe akazabikorerwa uretse n'ibyo ngibyo uwo mwana yozovamo n'ikintu gikomeye nawe akazakwibuka akabona ko wamugiriye neza gikomeyeho ntabwo tuza tubitekereza akenshi ahubwo wa mwana wishe nabi aza kugoboka cyane uzoreba akenshi umwana wishwe nabi umwana waje umupangira ku ishida ariko abagore bose siko bateye hari abagore b'abana beza hari abantu beza ugasanga akwitayeho agufashe neza kimwe n'umwana wiwe ugasanga ari n'umwana mwiza ahubwo ugasanga rimwe na rimwe niwe agize cyane kurusha umwana we agize gute nyine ukabona arigengesera kugira ngo utamubonaho impamvu kandi bene uwo muntu tuzi umwibagirwa aho woje hose umuntu wakugiriye neza ntabwo ushobora kumwibagirwa naho ahandi ugasanga mu gitondo ntuzi ubona isukari ntibamenya aho bazayira baba muzi bazayifungirana mu cyuma bazafungirana bazarunga barangiza bakagira bagateka imboga bagasiga bazifungiranye se byagenze gute ubwo buhemu ni bubiye kandi ugasanga none se iyo zifungirana abiwe bakazikura he wenda bafite urufunguzo abiwe abibose ko bari mwabo ngo mucumbire abashitsi urutsima nibo ndango ngo abasanga ngo mubacumbire agatsima nibo ba mbere ndango bagurishije ibiryo ngo abasanga ngo mubacumbire agatsima ngo abashitsi ngo bacumbire urutsima uku kera abashitsi ba burayi babacumbira agatsima abaturage babacumbira urutsima ngo ba nyir'inzu ni ukuvuga ngo abashitsi barabona umucumbira abashitsi urutsima kukera baravuga umucumbira abashitsi agatsima bavuze ngo urutsima umucumbira abashitsi urutsima none nawe umwana ashobora kuba afite imfunguzo cyangwa se ashobora kurinda nyina nawe ari ku itegeko rya nyina ariko umwana rimwe na rimwe nyine yica amategeko ariko umupangaye nubwo usanga hakinguye uzugira ubwoba bwo kuziha wenyine batabiguhaye wabitora utabitora undi muntu akibesha akagikoraho ariko biraterwa n'umugore wo muri iyo nzu hari igihe wisanzura mu nzu upanzemo wenyine ugatambuka ukaja mu gikoni turuzi inzu wisanzuyeho ntibaguhisha imboga baguhisha imboga kandi ibyo bintu biba harabona biba inzu wisanzuyeho urabyuka ukamufungirana imboga agafungirana ibiryo nyine yatetse akabifungirana mbese akaza kubifata atashega ubwo buhemu n'ibuyemo gusa gufungiranya imboga ukaja mu kazi cyangwa isukari ntibarongega basigaye izoreka gushira ahubwo uwo nguwo aba ari umunyenzara aba ari umunyenzara none se n'inzara cyangwa n'ibindi bibazo yahuye nabyo none n'inzara aba afite abahabona wenda biri bushire nyine none ubuhanya bukakubaho bakagusanga iyo sukari bayiriye ntuzi ujya isukari ntuzi unywa icyayi kubera impamvu zo kutamenya aho isukari noneho abana biwe yaza agasanga harafunze wenda agafungura akamwa isukari yarangiza akavuga ngo ni wewe ngo ntawundi ugira umupanga yagira amakosa yose abaho ni we yose aba arayiwe abamenya amasahani ni umupangayi kandi kuriya ni twebwe tuba tumena amasahani wewe abantu umuntu utari umupangayi ntazi amena isukari ntazi amena isahani abapangayi nibo ba mbere bazayamena shewe amasahani yanje ninje bari barayamaze akazanyifata
ukayamena ayamena kandi kimwe nuko nawe umuhurubuka akayimena uranyibukije ugasanga wamenye isahani we wayibonye ko yamenetse warangiza ukamuha kandi nawe wayimena kuko wayimena uranyibukije uziko nigeze kumena ibirahuri byose icyayi ukuyugira umupangayi umunani ndi umupangayi ayo barakwishe ni ukuri kw'Imana mvuye muri enteri none nakora ku kirahuri kikanyihurubuka kubera nyine nagisize isabuni kikaba kiramenetse nyatora ikindi kiramenetse namene ibirahuri 8 nko mu munota umwe ndabimena zose ndabirangiza urarya ubasha kurya ingiki naza noza ibyombo hanze umunsi umwe kindakubwira mu gitondo kimwe naravutse mbere birobotse kuva uwo munsi ntabwo bongeye kunyemerera koza ibyombo nahise mbivaho burundu none se kuzuka ukicara mu gitondo muri vakanse ngo ntiwoze ibyombo zuzuye nkariya tufashe n'uri kubyoza ugakoropa nari nkunda gakoropa ariko amasahani niyo nari yose nayozaga nageza nzagaterera hariya ariko uzi kumena ibirahuri byose byo mu nzu ibirahuri byose byari byakoreshejwe uwo munsi 8 hose bushira hasi nkaho byagoranaga ntabwo nari narabimenyereye koza intuzi ibyombo ntabwo wari warabimenyereye ntabwo nari narabimenyereye none igihe ushitsi wawe zagenze gute ushitsi wanje he ushatse nyine urabona muri Kongo se hari ibirahuri twakoresha muri Kongo ni amarungero uzo kubona ibirahuri wowe wasize isabune ukuntu biza bigira muri Kongo n'urundi ukuntu biza binyerera ntabwo none wari umwaka wa mbere ngeze mu Rwanda nyine ntabwo nari mbimenyereye kumena ibirahuri byose yemwe twari tuje kubasetsa tuganira twishima twari tubakumbuye hano ku Itabaza Family TV show nuko turamaze ndagira turashoje mukomeze mukore subscribe share like na comment muzamure cyane akwicana yanje nayo kihende muzamureka kugararamba mworosha ukuboko mukandira abandi ukande subscribe share nushaka ureke gusharinga kuko abantu bose ntibubishobora ariko gukanda rimwe gusa nta kintu kigoye kirimo haba n'ikintu ubona cyagushimishije ugakubita komanteri ukavuga uko ibintu bimeze neza cyangwa se uko ubyumva mukomeze mukore subscribe share na comment hanyuma ibiganiro naho ubutaha bye ukomeza tukareba amasaha cyageze ku minota 40 kabuze umwanya wakase se 30 wakase sindanakata